kanongere ngo karibu, nongere ngushimire, ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba umuvugo wawe nakugeneye. Uyu ni umuvugo nakugeneye kugira ngo ukanguke niba ugisinziriye. Mbanje kubasuhuza rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach. Benshi bakunda kwita Kristo, nkaba mbashimiye mwe mukomeje kwiyandikisha cyane ko binyereka ko umunyote w'ukuri, kuko kuri niko kuzabatura. Kandi aho like rero tuzamuke, nawe utariyandikisha subscribe kugira ngo ubutumwa bw'ukuri buva ku iriba ry'ukuri bujye bukugeraho 5/5. Nkaba rero ngiye kubaganiriza ku muvugo wanyu, benshi bamaze gukanguka n'abatarakanguka. Uwo muvugo rero reka nkubagezeho, nimwe nawuhimbiye kugira ngo mukanguke, murushaho gukanguka kugira ngo ubugingo bwanyu uzacike umutego w'umwanzi. Ese waba uzi icyo bashatse guhisha? Waba uzi icyo ababisha bashatse guhisha? Ni wowe. Ese batinye iki? Si irimbuka, si ugusenya insengero, ahubwo batinye ububyutse bwawe, ububyutse bwo mu mucyo w'ukuri ukataje, umucanwa mu bwonko, ubwonko bwasinziraga. Ivanjiri bahishe ntizari ibinyoma, zari ukuri kubangamira ubutegetsi bwabo. Zari ijwi rivuga rituje rigira riti, ubwami uri muri weho. Zikongera guti, ireba umutima wawe, sigaho gusaba urushya amadini, reka kuba imbata y'imigenzo ya kera, kuko batinya abashaka inkomoko yabo hamwe n'abakimanga ibyo bigishijwe. Bagatinya kandi abashakisha ibyahishwe n'abashaka ibitabo byaciwe n'iteka rya muntu. Batinya banga kwemera ibyo babwiwe, abafunguye amaso. Kwimenya ukuri ntikongera kugucika. Si iyobokamana barwanyaga, ni ubwigenge bwa mwuka wawe. Ariko ukuri ntigufungirwa mu nsengero. Ukuri ni umuriro waka mu mutima wibutsa uwo ari we, kandi ntawabasha kuwuzimya. Wabwiwe icyo ugomba gutekereza, ariko noneho ibuka amateka yawe, kuko ntiyatakaye ahubwo yarahishwe. Ijwi ryawe ntiryapfuye, baracishikesheje, ariko ni ijwi ryongorera rimwe rishobora kurwana intambara iyo riva mu kanwa k'uwabyutse. Ibaze nawe, ninde wungukira mu buyobe bwawe? Ninde utinya ibibazo byawe? Ninde ususumira iyo ugize ububyutse? Kuko yisubiranye ijwi ryawe nta buyobozi bwagucecekesha, kuko ihinduka ubuhanuzi bumwe butanditse. Kandi igihe uhagurukanye ukuri, uhinduka impinduramatwara imwe batigeze batekereza ko ishoboka. Aha rero nagukanguraga umuntu, shakisha ukuri, uko kuri wimaremo ijambo ry'Imana. Noneho hato niba kubwira ati dore ubwami buri hariya ntuzajyeyo, niba kubwira ati dore buri hariya ntuzajyeyo, ibizaza byose bizasanga ufite ukuri. Washatse ukuri ko ibyabaye 2019 byaduhaye isomo, ibigiye kuza noneho bigiye gucura inkumbi. Wibuke ko umuntu bizahitana, ibizaza nta bugingo azabona. Biranditse mu byahishuwe neza ko umuntu uzafata izina, umubare cyangwa ikimenyetso cy'inyamaswa, uwo nguwo azakurwa mu gitabo cy'ubugingo ubuziraherezo. Niyo mpamvu rero turi hano tubwira tuti, imenye uyu muvugo nkubwiye ukubera urumuri rumurikira umutima wawe, maze umutima wawe uze n'ubwenge bwawe, ushaka ukuri kukubohore, ukuri kukubature. Ndabashimira rero abo twabanye bakomeje kwiyandikisha, biranyereka ko umunyote w'ukuri. Nawe utariyandikisha subscribe, kandi aho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, maze ukuri kubabature. Ibuka kandi ukuri kubohora imbohe. Ndabashimira rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda haba, tov meyod.